kuko iyo wize karate urashobora no kwishakira inzira ugakubita nk'abantu nka batanu ushobora kugira gutya urumva biterwa ingumi mu mutwe urashobora no gusubira inyuma ugakora iyo bita ageuke wakora ageuke ukubita tsuki ukoresha amaboko yawe urumva rero kuvuga ngo ugende utabare utazi ibyo abantu bafite ugomba kwanza ukirinda ku giti cyawe bakwinjiranye ukubita induru utaba ufite icyo gikoresho nyine ugomba kumenya ahantu uca aho nciye ni hehe ukamenya n'amasaha hano hari n'ibiyobyabwenge byinshi nk'inzoga urumogi ibyatsi byinshi kandi basigaye babyirohamo mukirinda cyane mukirinda ibyo byatsi mukabireka bareke kurisha nk'uko bisanzwe dusanzwe tubazanira ibiganiro bitandukanye by'uburyo bwinshi butandukanye uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'umusore uhagaze neza rwose reka dutangire wibwira abadukurikiranye. Murakoze nitwa Bizimana Andre tuye hano Kitengera mu ntara ya Kajiado aho mwerereye mwebwe mwese turabasuhuje. Umukongomani ndi umukongomani ndi umunyamurenge. Okay. Hanyuma wavukiye hehe niba atari ibanga? Navukiye ahantu bita mu Gahona ku Ndondo ahantu haba imbeho nyinshi. Okay. Muri Kongo urahavukiye hariya hirya mu Gahona hanyuma uhamara igihe kingana iki wahatuye igihe kingana gute? Mu Gahona ntabwo ni igihe gito cyane nahabaye ngiye mbaga mu bihugu mu Rwanda hano muri Kenya niho nabaye cyane ariko muri Kongo ntabwo nahabaye cyane ariko ndu umunyamurenge kandi nemera ko ndi umunyamurenge. Okay. Hanyuma rero twifuje kuganira nawe hano muri iki gihugu twacisanzemo twisanga dufite imirimo myinshi itandukanye wowe kubera iki wahisemo kuza muri security? Security ni akazi nk'akandi kandi jewe sinsuzugura akazi fa kuba gusa kakurira inzu kubera ko murabona ahangaha ntabwo ari igihugu cyacu ko turateganya kuzajya mu gihugu cyacu ariko rero mu gihe turi ahangaha akazi kose karashoboka ari n'aka ngaka ndi gukora karashoboka nta kazi kadashoboka ariko mfite aka ngaka muri iyi minsi ejo nzaba mfite akandi ariko akazi kose ngewe ndagakunda kabisa nta kazi nsuzugura kuko kampa ibintunga. Ese niki wabwira abantu badakora? Abantu badakora birirwa mu mazu. Abantu birirwa mu mazu bagomba gukura amaboko mu mifuka bagakora. Abantu bagakora akazi ishema ry'umusore ni gukora akazi ugakora akazi ugacangamuka ugakora akazi nta bintu byo gukina kugira ngo ubone ifaranga muri iki gihe zifite imbaraga mwisi bagahaguruka bagakora akazi apana kwigira umusonga rero ahangaha uzerera mu makaritsiye n'andi hano muri Kenya ni igihugu cy'abantu bakora akazi ni igihugu cy'abantu bakora akazi uvuze ngo wabuze akazi muri Kenya nta busobanuro watanga akazi karahari akari kose bagakora. Reka duhite twinjira mu kazi kawe ukora ndetse tugende tureba n'imbogamizi ushobora kuvuga afitemo. Noneho usanga hari amakuru nigeze kumva ko hari umuhungu wakoraga akazi ka security nk'uku gakora noneho aza gusangwa ku kazi kiwe aricwa. Ibyo bintu cyabuze se izo mbogamizi hano hanze imbogamizi mukunze kuba muhafite abantu bacunze umutekano muri kino gihugu ni izihe cyane? Ku bintu byo gupfa byo
si abasekirite bonyine bopfa, uwo ari we wese yapfa. Ariko bakunze kuvuga cyane ngo akazi ka sekirite cyangwa se nk'akazi k'ijoro, cyangwa se akazi k'ijoro ahanini niko abantu bagirira nk'impungenge ngo abantu bakwica. Ariko gusa ijambo rya mbere ni ukutagira ubwoba, ni ukutagira ubwoba, ukiha confidence, yani ukiha confidence, ntugire ubwoba, ugakora akazi nta bintu by'ubwoba. Yego haba hari kino gihugu kirimo abantu batari beza, ariko wamenye uburyo witwara nta kibazo, ntacyo waba. ubwo buryo bwo kwitwara ni ubuhe my friend? Ubuhe buryo kweri wakwitwaramo kugira ngo ntuhure n'ibibazo mu ijoro uri ku kazi k'umutekano, uhuye n'abicanyi, wakwitwara utubwo? Ugerageza uburyo bwose ukora akazi kawe. Tuvuge niba ari muri porote uri gukoreramo, korera muri porote, ureke kujya hanze, korera muri porote. Kuko hanze ya porote ntabwo aba ari heza, kuko haba hanyura abantu batandukanye kandi baba bashakisha ibintu byinshi bitandukanye muri iyo porote. Urumva rero ugomba kubanza ukirinda ubwawe, ukamenya ahantu usohotse kwanza, ukabanza ugacunguza kwanza ahantu usohotse ni hehe. Ese waba warigeze kubaho umusoda? Ni ugukunda akazi gusa, umuntu akagenda abyisangamo. Wenda hari n'amasomo tugenda twiga bijyanye n'utu tuzi dukora, yego, ariko sinigeze niga ibyo bintu. None se ubu ngubu iyo uri mu kazi mu ijoro ukumva hano haje umubanda, uzitwaramo gute? Ibyo aribyo byose hano muri Kenya ntibaza batabarana. Ntabwo napfa gusohoka kubera ko urabona ntituza dukoresha intwaro, tuba dukoresha nyine, ukoresha amaboko yawe. Urumva rero kuvuga ngo ugende utabare utazi ibyo abantu bafite, ugomba kwanza ukirinda ku giti cyawe. Bakwinjiranye ukubita induru, bakagutabara. Nta zindi mekanizme za defense ziba zihari? Ntazo rwose, kubera ko utaba ufite icyo gikoresho nyine, niba ari imbunda ntubuyifite. Ugerageza uburyo bwose wirinda ku giti cyawe. Ni ubuhe buryo mukorana n'abanyagihugu n'abanyakenya mu buryo bw'umutekano? Abanyagihugu ntabwo ari babi, si babi, ariko nanone bose ntabwo ari beza. Ntabwo ari beza. Ugenda ureba ubwoko bumwe, hari ubwoko bumwe bw'Abakenya bubi cyane, ariko Abakenya bose ntabwo ari beza. Hanyuma rero reka duhite tuzi, Abanyakenya bagira systeme, wahura n'umuntu mu muhanda agahita akubwira ngo zana iyo telefone, kuramo amafaranga ufite sana, waje kuvuga akabakuyemo imbugita akayigutera, na bya bintu wari urimo wihagararaho ngo atabijana ugasanga arabitwara. Abantu bahura n'Abanyakenya mu mihanda muri ubwo buryo, advice muba mushobora kubahereza n'izihe? Kubera rwose turi muri za serivisi z'umutekano. Advice nahereza abantu, abamamure twagiye mu kintu cy'ikiyumbe cyane, habe nanje nzagerageza mu kintu cy'ikiyumbe, ariko hano hari amasomo atandukanye. Wakiga karate ukemera ugashora amafaranga yawe ukiga karate, kubera ko hano hari Abakenya b'ababandi kandi bagenda ari udukundi, ukagerageza uburyo bwose ugatanga amafaranga yawe ukayashora ukiga karate kugira ngo ugire self defense. Wowe warayize? Nayizeho gatoya, ariko hari akantu watwereka gatoya k'umukarate?
muri karate hariho ibintu byinshi. Kuhaguruka gatoya sibyo, hanyuma uhita utwereka akantu. Urumva ijambo rya mbere ndakangurira abamambure tugomba kwiga amasomo atandukanye. Yego. Kandi kurya karate ntabwo ari icyaha. Ugomba gushaka uburyo wiga isomo bita self defense, yani kwirinda kwirwanaho. Kandi bitewe na tere turimo ya kino gihugu cya Kenya, numva cyane mbifitiye umutwaro, kubera ko ugira gutya ugasanga umumambure baramwisha, ukagira gutya baramwisha, ariko ntawe uzi utangira urupfu. Ariko nanone dukoresheje ubwenge Imana yaduhaye, wogenda hariya ukaja muri club ukiga karate kugira ngo wirwaneho, kuko iyo wize karate urashobora no kwishakira inzira ugakubita nk'abantu nka batanu. Ushobora kugira gutya, urumva ni ibyo ngibyo gusa, amatekinike atandukanye. Umuntu yakuje mu mutwe hari amatekinike ushobora gukoresha, bagenda bayigisha. Gerageza utwereke neza ukuntu wakwidefa. Biterwa n'ahantu, biterwa ingumi mu mutwe urashobora no gusubira inyuma ugakora iyo bita ageuke. Wakora ageuke ukubita tsuki cyangwa ukamukubita nivi. Urumva biterwa n'abantu bakwatatse. Bakwatatse nk'abantu nka batanu, ubwo urumva nyine ufite experience y'abantu nka batanu. Akwatatse abantu bagera kuri batanu, ubwo bigenda gute? Abantu nka batanu byose ugenda nyine aribyo nakubwiraga, ugenda wiga amasomo ya karate mu buryo kugira ngo wirwaneho. Kandi rwose ibyo ni ibintu nkangurira nk'umuntu abantu b'abamambure, kugira ngo uko ufite icyo kintu cya karate wo kwirwanaho rwose. Kandi Imana zifasha uwifashije. Imana ifasha uwifashije kuko yaduhaye ubwenge. Ubwo bwenge rero bamwe babushora mu mashuri. Yego. Ukagira comptabilité. Habe na karate nayo ni ikintu cyiza. Nyuma karate ni iki kindi umuntu yakora kugira ngo yidefandeho, kuko ibyo ari byo byose iyo uhuye n'umwanzi tubuze ibyo afite no kukubwira ngo ragozana ibyo ufite byose ukabimuhereza, wenda no kuba watinye ikindi kintu ashobora kuba afite, sibyo? None rero ubwo ngubwo vuga inama noneho utagendeye kuri wa wundi ufite knowledge muri karate cyangwa se wize karate, noneho ugendere ku muturage tuvuga ni umumama yabyitwara amata. Ibyo byose hari inzira ugomba kureka, hari inzira ushobora kuvuga ati ninyura hano hantu ni inzira mbi, ariko ninyura hano ko haranyura abantu benshi. Nk'umumama urumva wenda iwe ntiyakwirwanaho, urumva urashobora gushaka n'inzira nziza ya karitsiye nziza, kandi ntimukagende nijoro cyane bwije. Nakaye karengane gakomeye cyane ubona ku mpunzi z'abanyamurenge ziri muri kino gihugu, ndetse n'abarundi mbese impunzi muri rusange n'abanyarwanda. Akarengane kabisa karahari mu bwoko bwacu, kuvuga ngo abantu bahunze intambara bageze hano muri Kenya ko baragenda bahura n'ibyo bibazo byo kwicwa. Ni akarengane, ako ni akarengane gakomeye cyane. Hari abantu benshi ugenda wumva ngo mu rugo umukenya yamurakariye, avuga kuko ashobora kumurangiza, bwaca bikaba. Icyo gihe rero ndumva mu gihe wageze kuri iyo kesi wokimuka naho hantu, ukimuka
mu gihe mwavuganye nawe amajambo atari meza ukimuka ukahava ukaja ahandi ndumva ari bwo buryo bwiza. Watubwiye ko ufite umwanya mugufi cyane, twifuzaga kugira ngo ugire inama wabwira urubyiruko muri rusange rw'Abanyamurenge, Abanyarwanda n'Abarundi n'izindi mpunzi muri rusange ziri hano, kuko ibyo ari byo byose hari utubazo twinshi tugenda duhura natwo cyane cyane tujanye n'ubushobozi, kandi benshi bavuga ko muri Kenya hari imirimo myinshi, hariho wasanga n'ubundi bya bibazo by'ubushobozi ni byinshi biracahari, ugasanga n'abandi nanone bataka umutekano muke, kandi hagombye kubaho mekanisme de defense, nubwo tutokangurira abantu kurwana n'abanyagihugu, ariko mu gihe wenda umuntu agiye kwica cyangwa se urashobora kwirukanka ugahunga, urashobora kugira gute, ni izihe nama ziri principale wumva wowe wagira abadukurikiranye bose cyane cyane urubyiruko ruri hano muri kino gihugu? Ijambo rya mbere, urubyiruko ruri hano muri Kenya, abantu bakora utuzi, mukora akazi ubwoko ubwo ari bwose, yaba ari umurundi yaba ari umambre, ni ugukora akazi, kuko hano nta mirima dufite. Imirima yacu ni akazi akariko kose, ntabwo tugiye kuvuga ngo naka akariko kose va kuba gusa kakwinjiriza mu bintu bijanye n'umutekano. Kino gihugu nta mutekano rwose uhari cyane, ntabwo tugomba kwizera umutekano, kuko kino gihugu turimo ntabwo ari igihugu cyiza. Ugomba kumenya ahantu uca, aho nciye ni hehe, ukamenya n'amasaha. Hano hari n'ibiyobyabwenge byinshi, kizoga, urumogi, ibyatsi byinshi, kandi basigaye babyirohamo. Mukirinda cyane, mukirinda ibyo byatsi mukabireka. bareke kurisha bari mukurisha. Urumva rero ibyo ngibyo nizo bigenda bigafata mu bwonko, ntumenye n'ahantu uri, ntumenye n'ahantu uciye, ugasanga uhuye n'abagizi ba nabi. Urakoze cyane, wagize neza kutwitaba cyane no kugira ngo tubashe kuganira. Sinzi niba hari ikibazo wumva twakubaza tutakubajije. Nta kibazo kabisa. Urakoze cyane rero n'abari badukurikiranye kuri kamera zacu, turizera tuzashidikanya ko mwaguwe neza muri kino kiganiro. Mwabonye karate, mwabonye uyu mugabo abatinyura gukora akazi, abajene bari hano muri kino gihugu. Uyu mugabo nanone arababwira ati mureke kurisha ibyatsi, mureke kurya za muguka, ntabwo bigezweho. Ikindi kandi urumogi, ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose mubyirinde, hanyuma mukore akazi, mubone amaronko, mubeho neza, mugubwe neza, ubuzima bukomeze. Hanyuma icyo Imana yaguteganyirije hari imbere ufashe Imana noneho kugera kuri cya kindi yaguteganyirije. Murakoze rero mwebwe mwese abadukurikiranye, naho ubutaha.